Dutangiriye hano turabona umwana w'umukobwa umeze nk'aho ari kwiga ndetse n'umusore hano uri kuri mashini ari gukirika. Hano mwarimu nawe ati mbere y'uko dutangira isomo ry'uyu munsi tugiye kubanza turebere hano iryo twize ejo. Umusore wacu arakomeza arakirika, hano hari ibyo asa nk'uwafunze. Nuko mwarimu arakomeza arigisha umukobwa hano nawe twabonye ari imbere ya mashini ari kwiga. Aho umusore wacu araza hano yambarira ibikuteri yirira utubiswi nk'uko abandi bana bo mu bikoma bya kamera. Hano mwarimu ati ese Fred ari he ko ndeba kamera ye yavuyeho? Fred, ticaze uko ari kukubaririza ngo kamera yawe yavuyeho. Undi aramwihorera yigumira mu bikuteri abana batumva. Nuko mwarimu akomeza abaririza Fred. Nuko umukobwa ati ese ntabwo uri bukore examen? Ariko si we ndi kubaza, wowe urambwira ibiki? Ushinzwe kumenyera nimba ndi bukore examen? Wajya umenya ibyawe ukangabanyaho ubugoryi. Umukobwa aricecekera yigumira online. Bigaragara ko hari amasomo ari gutambutswa ariko hari uwakaruse, kiriya gihungu cya karuse nk'uko abandi banyeshuri reka tubite b'injiji bamera. Wa musore w'injiji yaraje hano, ubona nyine ishuri ko rishaka kumunanira ahubwo ashaka kujya yikina ibintu by'ibigemu. Azakina ibigemu yihekenyera ibibiswi. Ageze aho aravuga ati kansubire online. Aba aragarutse. Mwarimu ati kuki kamera wari wayifunze wari wagiye? Mbabarire nyakubahwa, hari ibintu mama yari yambwiye nari ndi kumukorera. Okay, sawa ariko jya ubaseriye. Iyi nzajya mbaseriye kabisa. Sawa. Noneho ubwo isomo ryari iryo. Isomo ryabaye iryo ngiryo. Nuko Josephine na Fred bafite guperforminga uyu munsi. Niyo mpamvu naguhamagaye kuri phone kugira ngo duhurire ahangaha. Gusa nyine ikigaragara examen bakoze ubushize ntabwo byagenze neza, amanota ntiyari meza. Uri seriye cyane. Erega njye ndi teacher wawe, mba nzi ibyo ari byo byose bibabaho. Ubwo nyine ko banyeretse ibinuza ibirezilita bitari ibya nyabyo, ndatekereza nyine byari ibya nyabyo kuko ntabwo byari bigaragara neza. Ubwo ugomba kubyitaho. Urakoze cyane Mr. King. Josephine na Fred, nahuye na teacher mu mujyi wacu arambwira ngo ntabwo amasomo yanyu muri kuyatwara neza. Habaye iki? Nukwirirwa mwikinira ibintu by'imikino mu rugo nta n'ikindi mwakora? Ariko we Fred, niweho mukuru. Kubera icyo utabaseriye mu masomo? Kuki utiga neza? Ariko abantu ndi kuvugisha ni abantu cyangwa? Ariko uzi uko ibintu teacher yambwiye ari byo? Teacher yari mukuri rata ntimucyumva. Ariko muzi ikintu ngiye gukora ubu? Ngiye gutungura buri umwe kuri umwe nshingiye kuri iki kizamini mugiye gukora. Uzagitsinda azahembwa. Nese mama uzaduhemba iki? Nababwiye ngo ni surprise. Ubwo bivuze ngo umupira uri mu rukiko rwanyu. Nese Josephine warangije guteka? Mama natetse kuki na kuku. Numbaza ibyo biryo. Nuko sawa reka nigire kurya. Umubyeyi yahise yitambukira hano yigira kwitamirira. Ibi nabyo bisigara umva mama ari kukurora wowe ko agiye kuduhemba ntituzatsinda. Nuko Josephine ariko turayigarukira kwiga. Yumvishe mama amubwira tuzakora neza azahembwa bishimishije. Ko n'ababyeyi bo muri no minsi bajya babwira abana babo iyo babona babaye abaswa mubwira ko natsinda akagira amanota meza azamugurira. Tugaruke kuri wa musore wacu yaraje hano sinzi ibyo yatangiye gukirika ashakisha kuri Google. Arareba nimba ari ibizamini. Ati wow, sha ndabibonye kabisa. Ndabona hari ibintu bimeze nk'ibibazo n'ibisubizo. Ati mbigezeho. Nuko dore ko interinete zigiye kuzatwicira abana. Nuko ibisubizo basigaye babikura kuri interinete bitabasabye kuburoka. Tugaruka hano umukobwa ari mu rugo ari muri etide. Bigaragara ko we ashaka kwiga nta mibyinato iri mu kwiga. So ubona umukobwa wanjye ko ari kwiga ejo uzakora ikizamisha.
mu gitondo turi bugikore, ariko urabizi ko nagusezeranyije ko nutsinda nzaguhemba. Ese umuvandimwe wawe ari? Ndabona aje da. Umusore yaraje nawe yarajijisha n'ibitabo, tangira kwirebeshwamo uko abaswa bose bamera, burya baba bagerageje. Umva ngiye kuryama, ariko namwe nimwumva murushye ntimwigore, muhite mujya gusinzira, sibyo? Ndabakunda cyane cyane, we nkwanze amaso mukobwa wanjye. Nuko aca umusore ahita akubita urutabo hano, se bundi ibyo mama muganira iki, subira cati. Nuko abana babaswa rwose nabo kubica ni ukubagurira amatelefone, ubu bangije cyane. Umukobwa arakomeza arigira, tugaruka hano muri karase, bigaragara ko egizame hari yatangiye. Mwarimu araza hano ari gucekinga, nyine agenda agenzura umwe kuri umwe, bigaragare ko rwose wa mutipe wacu yabuze aho areba, byamucanze hari, yabuze ibisubizo, yabuze n'aho akopera. Si we gusa, ndi kubona n'abandi bagenda bareba hirya, ariko nuko mu ishuri niyo hajya haburamo abahanga n'abaswa, hari n'ubikora ukabona yitaye ku rupapuro ukagira ngo yabihaye. Uyu nguyu atari ko nta gisubizo nabona hari hirya, bari kuzamura ijosi. Nuko haciyeho ibyumweru 2, mwarimu yaje hano, igaragaraje gusura abanyeshuri. Nyakubahwa, umeze ute debi? Meze neza, noneho wakwicara nta kibazo, murakoze cyane. Ni karibu nyakubahwa. Ese uje unzaniye iki noneho mwarimu we? Urabizi ndi inshuti y'umuryango, kandi nkaba na teacher wa Fred na Josephine. Ubwo rero gusa hari ikintu narinje kukwereka nk'ababyeyi ngo tukirebeho. Gusa nyine ibizame byasohotse, amanota y'ibizame yasohotse. Nizeye ko bakoze neza. Niyo mpamvu nanjye nari mbizanye, kugira ngo turebe ko hari ibyo twareba ndetse n'ibyo twakemura biramutse bitagenze neza. Dore amanota ya Josephine ni aya ngaya, urabona ko ari meza. Umubyeyi yararebye abona, nturora umukobwa wanjye ko yabikoze neza? Nturora umukobwa wanjye? Ni ukuri ni wowe wanjye kabisa, akira reba amanota wagize mwana wanjye. Umukobwa arebye asanga ibintu yabikoze neza, nyine ati congratulations mukobwa wanjye. Ese umuhungu wanjye we bihagaze biti? Mbwira, nizeye ko nayo yabikoze neza. Fred se mama, ariko narakubwiye ngo nzabikora. Umuhungu wanjye ndakwizera, wowe narabikoze mama. Byahe, araje abone ngaho yakubiswe n'inkuba akibona amanota. Harebye amasomo asanga uretse isomo rimwe gusa. Birashoboka se? Warambwiye ko uzabikora neza? Fred, ibi ni ibiki wakoze? Kubera iki wowe? Urabizi amafaranga yose nagutangiye kugira ngo wige? Debi, bitware gakeya abana se. Niyo mpamvu nyine naje hano kugira ngo musobanurire. N'ubundi nari nashyize ibisubizo kuri website, ariko nyine byari iby'ibizami byabanje. Nari nzi kwenda Fred kubera azi icyongereza ari bubashe kugira ibyo yikuriramo, ariko yewe uzi uko nabikopiye kuri interineti kugira ngo bajye babirebera online, ariko nkaba mbona umuhungu wawe nta kintu baba bimubwiye. Gusa sinzi ukuntu uri bubigenze kugira ngo umuhungu wawe yongere asubire mu murongo, kuko ashobora kuba ajya areba ibintu ubundi agahita ashyiraho amakosa y'ibyo yarebye. Ariko nyine dore ukuntu ugomba kubigenza kugira ngo Fred yongere agarure akenge, nuko mu gihe ari mu rugo uzajya wemera agasubira mu masomo, kandi ukajya umufasha nk'umubyeyi, ukamurinda kureba ibintu by'amagemu, kuko nibyo bimuyobya bigatuma ubwenge bwe bumera nk'ubutakaye. Reba amanota ya sister wawe wa kigoryo, uramubona?
nta n'ikimwaro ufite wowe reba ukuntu ureba urambabaje Fred Debi byihorere oya reba ukuntu kireba mbese igicucu gusa ariko Fred aracyari muto buriya hari igihe bizagenda bihinduka gake gake ushatse watuza we mubere mwiza turebe ko twabicisha mu nzira nziza nawe hari igihe azaba umuntu ukomeye kandi azabitsinda ndabizi ubu rero noneho ndashaka kugenda urakoze nyakubahwa urakoze ku bw'aya makuru urakoze madamu Josephine shaka komeza kabisa komerezaho urakoze teacher Fred nawe nkwifurije amahirwe ubutaha mwana wanjye bamurema agatima nuko baherekeza teacher arigendera tugaruke hano urabona ko ari umujyi mwiza Josephine we ari gutsinda dore hello nuko ngwino hano umukobwa wanjye umukobwa araza bamuguriye dore ya surprise nari naragusezeranyije mwana wanjye nakubwiye ko hari ikintu nzakugurira none nakizanye mutipe we nta kintu bamuzaniye wakoze neza mwana wanjye kirafata kano kamashini niyanjye se yes niyawe yifata ahubwo mpaye inkwao umukobwa mama niyanjye arishima Josephine arareba ati mana yanjye nanjye bampaye laptop noneho yo mu bwoko bwa Toshiba ariko mana we mama ni wowe mama kabisa nta wundi mu mama wigeze ubaho hano uzabaho gihungu hano kubera bwenge buke kiba cyanga kwiga barakibunuje banga kugira ikintu bakigurira urakoze mama urakoze cyane ni ukuri wari ubikwiriye mukobwa wanjye wakoze neza cyane umukobwa araza aricara hano yongera azamura Toshiba aragafungura avuga ati abandi banyeshuri ntibazankira niho nzajya nkirika mana we tugaruka hano arakomeza yitegereza igihungu abona cyabirakariyemo ariko nyine nk'umubyeyi ntabwo byarangira gutyo ahita abona ko umwana we yababaye ariko akazanamo umutima wakibyeyi n'ubwo wenda nta kintu yamugurira ariko ntiyabura no kumuganiriza araje amuga ati Fred umva bino ntabwo mbikoze kuko kukwanga iriya surprise nkoreye mushiki wawe ni narayimusezeranyije kuko biriya yari abikwiriye kuko yagize amanota meza muri examen ariko wibuke ko ntabwo ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye gutanga impano wari ubizi se ubu ngubu nawe ubumenyi ufite mu biganza byawe nabyo wabibyaza umusaruro ibi ngibi mbikoze kugira ngo nawe wumve ko amashuri ugomba kuyaha agaciro ukamenya ejo hazaza hawe heza ukita ku bumenyi ufite kuko ejo uzasanga nagiye kandi nimara kugenda nta wundi muntu nyine uzakwitaho ubu ndamutse nkusigiye imodoka ishobora gushya ishobora kugusigira inzu nayo ukabona irarambaraye rwose ikaba umuyonga ariko niusigarana ubumenyi uzarinda usaza ndetse uzanapfa ugifite ubwo bumenyi urabizi kuri wowe wari we mwana wanjye wa mbere niyo mpamvu nanjye mba ndi kuguha hano mawayiza izere ko ubyumvishe nuko umubyeyi nyine amaje kumuhanura arigendera nuko tipe asigara ahangaha yumiwe umukobwa nawe yishimiye akamashini ari gukirika akantu ku kandi nuko tugaruke hano umukobwa yaraje we na nyina bajya ku kamashini bigaragara ko hari utuntu bari kureba aramuseka ati mama weho ni ubwa mbere ukoze kuri keyboard ati keyboard se n'ibiki nta n'amatuje aramuseka cyane umutipe araza hano mu burakari bwinshi aricara afata ikaye bigaragare ko ashobora kuba noneho agiye kwisubiraho akiga nawe akareba ko bazamukubita impano nziza kandi ishimishije araje atangira gusubiramo amasomo
nabo bakomeza hano bakirika akantu ku kandi, umubyeyi ariko akabitekereza akajya yitegereza muri mashini ariko areba n'umuhungu we ko bwana ibyishimo we ni byinshi rwose, akavuga ati Fred wowe narakwenekesha. Umuhungu biragaragara ko nawe yisubiyeho, ashobora kuba agiye kwiga neza ko amasomo bamuhaye cyangwa amabwiriza nyine namuhaye ashobora kuba yayumvishe. Gusa nyine isomo namwe mwarifata nk'ababyeyi mukajya mubwira abana banyu. Nuko hano agafilime kacu karangiriye, ariko nizeye ko hari icyo mwizemo nk'abana badashaka kwiga kandi biri ngombwa. Ndabakunda cyane, nitwa Edmond @250. We kora subscribe kugira ngo njye mbasha kugukorera n'utundi tuvideo. What's up peoples? Ndizera ko kari akavideo kabashimishije, niyo mpamvu mbasaba kujya mukora subscribe kuri Edmond @250 kugira ngo n'utundi tuvideo twose nzajya mbakorera tujye tuza tubonere ku gihe. Wowe ikintu ugiye kunkorera, kora share, ukore like ndetse na comment uyikore, gusa subscribe please ndabinginze nimuyikore kugira ngo tubashe kuzamurana. Murakoze, ciao ciao.